mbaza abantu twakoranaga indiko badusabye kwita izina twagirira izina muzi ko za association amashyira hamwe yacagira amazina maremare y'ikinyarwanda nuko baramubwira batariko bati twebwe tuba duhuze turi mu masoko twishyuza ibyo byo kwita izina no gucurangira abahetsi so ndabaga ndifasha ntekereza izina rigufi rishobora gusomeka rishobora kuba rifite icyo risobanuye izina urwego riza mu bwenge bwanjye Imana yacu ishimwe cyane Imana icyubahiro amen amen mpagaze hano kwakira abashyitsi bacu twatumiye mukemera ubutumire bwacu Imana ibagirire neza. I'm here to welcome our guests. We invited you and you made it here and we thank God so much for you. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Amajyepfo, Nyakubahwa Meya w'Akarere ka Muhanga, Nyakubahwa uhagarariye Banki Nkuru y'Igihugu, Banyakubahwa bagize inama y'ubutegetsi bw'urwego, abatumirwa bacu mwese mu byubahiro byanyu, abakiriya bacu baduhurije hano, bashyitsi bahire, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi ni umunsi w'amateka ku rwego bank. Tunejejwe no kuba tumaze imyaka 25 dukorera hano mu Rwanda, dukorera n'abanyarwanda b'ingeri zose, twibanda cyane cyane ku bafite amikoro make. Nkuko izina ryacu ribivuga, twabaye urwego abanyarwanda bazamukiraho bava mu bukene bagana mu nzira y'iterambere. Turaha Imana icyubahiro ku byo yashoboye kutugezaho muri iyi myaka yose. Amen. Mu myaka 25 urwego banki rumaze, tumaze gutanga inguzanyo zirenga miliyari 290 mu turere twose tw'igihugu uko tungana. Ibi bikaba byarazanye impinduka zifatika kandi zigaragara mu buzima bw'abatugana. Ngira ngo mwabyumvise mu muvugo ngo urwego rwabaye urwego nyine rwo kugira ngo umuntu avaho yarari ajye ku rundi rugero. Mu bakiriya bacu tugitangira abagore ndetse bari 100%, ariko uyu munsi abagabo bagiye batugana, abana, abasore n'inkumi, tukaba dufite abagore barenga 65%, abagabo bakaba aribo bagera kuri 35%, tukaba dufite amatsinda mu gihugu asaga 1500, tukaba dufatanya n'amakoperative mu gihugu hose. Nka banki igendera rero ku ndangagaciro za Gikristo, izi mpinduka si ubukungu gusa, ahubwo twahinduye imibereho n'imibanire y'abakiriya bacu, haba mu miryango yabo, aho batuye cyangwa aho baba baramya Imana yabo. Turangwa no gushingira ku ijambo ry'Imana, turangwa no gusengera abakiriya bacu, turangwa no kwigisha ijambo ry'Imana, turangwa no gushyira Imana mbere yo gushyiraho ibikorwa by'imari ziciriritse. Kugira ngo tugere kuri izi ntego, twagize abafatanya bikorwa beza kandi badushyikirije mu buryo bwose. Munyemerere mfate aka kanya shimire bamwe muri abo barimo ikigo cyitwa Hope International. Turashimira Banki Nkuru y'u Rwanda idushishikariza kandi dufata neza itwerekeza mu iterambere ku bijyanye n'ubuyobozi bw'amabanki. Turashimira local government na association ya microfinance institutions, mbega na Rwanda Bankers Association mu bufatanye dufite mu mirimo dukora. Kurusha byose dushimira cyane abakiriya bacu batugana
kuko badahari ntabwo twaba turahangaha. Twagiye tunyura mu bihe bikomeye, bimwe bigakomera kurusha ibindi, ariko ngira ngo byari bikomeye kurusha byari ibi bihe bya covid, iki cyorezo cyateye isi. Nanejejwe nuko twahereye ko tufata ingamba zo guhagarika abari bafite inguzanyo, turazihagarika kugira ngo ntibishyure kuko twari turi muri lockdown. Hanyuma n'abagiye batakaza ubucuruzi bwabo dushakisha uburyo bwo kongera kubegera no kubaha izindi nguzanyo kugira ngo imirimo yabo y'ubucuruzi ikomeze. Ibyo kandi tukaba twarabishobojwe n'ubuterankunga bwa Hope International. Mufashe kubashimira. Sinasoza ntavuze ku bakozi b'indashyikirwa. Urwego rufite abakozi bakunda Imana mbere na mbere, hanyuma bagakunda n'umurimo dukora. Dufitemo abakozi tuza kubamurikira bahawe akazi muri 97, uyu munsi bakaba bakiri mu rwego bavuga ijambo ry'Imana kandi babafata abakiriya bacu neza. Ndashaka kongera gushimira abakiriya bacu b'umwihariko. Abakiriya mureba ntabwo ari abakiriya ngo dufata tugaha inguzanyo cyangwa se tugaha serivisi za banki, ahubwo ni abakiriya batwigisha kubana neza. Ni abakiriya bagiye baba indashyikirwa mu turere babamo no mu midugudu babamo. Ndashaka kubabwira umukiriya umwe witwa Liberata. Yari umukiriya w'itsinda. Liberata acuruzana n'abandi, afata inguzanyo. Akimara gufata inguzanyo agira uburwayi. Ubwo burwayi butuma agana i Kigali. Ageze i Kigali baramuvura, ubuvuzi bwatwaye umwaka wose. Hanyuma biza no kumuviramo ko bamukata ukuguru. Arangije gukira, ashoje arataha. Ageze mu rugo, mu mutwe we harimo gushaka karago, akajya ajya ku muhanda kwicara agasabiriza. Agifatwa n'ubwo burwayi aragenda, kuko yari atagishoboye gucuruza. Abari mu itsinda nawe bashoboye kumwishyurira iyo nguzanyo kugeza irangiye. Noneho agaruka afite ipfunwe, agaruka yumva ko atazashobora kongera gukora. Nibwo yashatse akarago aragenda ajya ku muhanda. Abari muri iryo tsinda baragenda baramugana, baramubwira bati se Libera, ko wacitse ukuguru watakaje ubwenge, ko ubucuruzi bushingiye ku bwenge, ngwino wongere ufate indi nguzanyo tuzagufasha. N'amarira menshi baramuhagurutsa. Liberata ava ku karago aragenda yongera ajya mu itsinda, afata iyindi nguzanyo, aracuruza, ashobora kwishyura iyo nguzanyo ndetse yishyura n'inguzanyo bari baramwishyuriye. Nyuma yaho Liberata aza kushobora gukora inyungu ikwiye, agura igare. Uyu munsi afite umuntu umutwara, akajya ku isoko rimwe agacuruza, akajya ku rindi soko agacuruza. Niki twigiyeho? Abakozi b'urwego twize imibanire myiza y'Abanyarwanda n'abakiriya bacu. Umuntu wese wamenye Imana agira neza. Bakiriya bacu turabashima, tubigiraho byinshi. Nk'uwo mugani ntushobora kumva mu mutima. Nanjye aho ntuye no mu muryango wanjye nihazaba ikibazo nk'icyo nzamenya ukuntu nifata. Ibyo si ibintu mwagiye mukura mu rwego, ahubwo ni ibintu Mwuka w'Imana abashyira mu mutima kugira ngo mujye mufatanya natwe kandi muteze icyubahiro cy'Imana imbere. Ibyo rero tukaba tubishimira Imana. Ni ibintu byinshi byagiye biba mu myaka 25, tukaba tubikesha imbaraga z'Umwuka Wera n'Imana agiye idufasha no gushingira ku ijambo ryayo. Uyu munsi rero mufatanye natwe kugira ngo tunezerwe, twishime, tubyine, kuko Imana yatugiriye neza natwe turishimye. Iyo niyo zaburi twatangiranye nayo. Ndangiza rero munyemerere, murabona ko kugeza kumara imyaka 25 ishize, yewe maze mu myaka 5, hari abandi bagiye bayobora urwego. Muri icyo gihe barimo abayobozi bamwe baraha, abandi ntago baraha. Ndashaka ko aho umugabo witwa Faustin Zihiga amanika ukuboko igeze kuyobora urwego mu gihe mani kugiye neza. Haguruka Faustin. Turashaka ko mumfasha gushimira umuntu yari umusore icyo gihe. Uyu ni umugabo wita Peter Brian, nawe wayoboye urwego, nawe abaramutse. Ako by'umwihariko ndashaka kwakira umuyobozi wa mbere w'urwego, yitwa John Munga.
ndagusaba ngo uze niwo washyizeho urufatiro rw'urwego banki twese tukaba tugendera rimwe na rimwe mu bintu yagiye ashyiraho. Thank you, Christine. I'm John Munga. Nitwa John Munga. Impamvu nje hano, why I'm here is to add to the Urwego story. Nje kugira akantu ko nongeraho ku nkuru y'Urwego. Izina Urwego ritarabaho, before the name Urwego was there, I was on the ground with a small team. Urwego rutaritwa Urwego, jye nari mpari n'ikipe ntoya dufite irindi zina. Fine. Bansabye ko navuga ururimi rumwe. So, Urwego uko rwaje kwitwa Urwego, iyo kipe twari dufite ntoya, igihe cyarageze baratubwira bati rero ibikorwa byo mukora biragaragara n'ibikorwa bizamara igihe kirekire, bati turashaka yuko mugira izina ryanyu ryihariye, mugatandukana na World Relief ariyo yari yatangije program. Nkuko nabivugaga, igihe kiragera bati mugomba kugira izina ryanyu ryihariye. Mbaza ikipe nakoranaga nayo, niko mu buyobozi bigenda, ntiwiherera ngo ukore ibintu. Mbaza abantu twakoranaga, ndiko badusabye kwita izina, twagira irihe zina? Muzi ko za association amashyirahamwe yacu agira amazina maremare y'Ikinyarwanda. Nuko baramubwira batariko bati twebwe tuba duhuze turi mu masoko twishyuza, ibyo byo kwita izina no gucurangira abahetsi. So ndabaga ndifasha, ntekereza izina rigufi rishobora gusomeka, rishobora kuba rifite icyo risobanuye. Izina Urwego riza mu bwenge bwanjye. Urwego mu Kinyarwanda, urwego murarwumva, ni ikintu twuririraho tuva ku rwego rumwe tujya ku rundi tugakomeza. Natwe rero twagomba kwikura ku rwego rumwe rw'ubukene n'ubukire twari dufite tukagera ku rundi. Igihe rero cyarageze, artist, abantu bazi ubugeni, araza mubwira story, mubwira inkuru y'Urwego, icyo Urwego ruvuze. We nk'umuhanga ashushanya kiriya kirangantego, iriya logo mubona. Iriya logo ni Urwego, ariko ntabwo ari urubaho aha n'urubaho ahangaha, ahubwo ni abantu babiri bafatanya amaboko. Abo bantu ntabwo ari abagabo, ni abategarugori. Impamvu Urwego abategarugori nibo bari abakiriya baruta abandi, ni nabo twatagetingaga, nibo bari intego yacu. Buriya rero iyo mubona kiriya kirangantego, umugore umwe afatanya akaboko n'undi, bari mu rugendo rwo kwiteza imbere, bava ku rwego nk'uko umupoeti yabivuze, bava mu bukene bazamuka bikura muri ubwo bukene. Ndangiza, ahantu navukiye mu Buganza i Rwamagana, umugore usobanutse, umugore urimba, umugore ukeye, umugore wambara neza, yitwa umugore w'Urwego. Nkaba rero nishimye nyuma y'imyaka 25 ko dufite abagore b'Urwego benshi, hakaba hari n'abagabo basaza babo, abagabo babo babasanze nabo akaba ari abagabo b'Urwego. Murakoze cyane. Arakoze cyane.